nongeye kubasuhuza abakunzi ba Next TV kuri Mike ni Clever nk'ibisanzwe. Wowe uri kuri video utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru azigiye. Amakuru ya politike, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'abastari ndetse mukamenya n'ubuzima abantu bamwe babayemo hamwe n'ibyegeranyo. Kuri The Next TV aha niho ugiye kumenyera inkuru y'urukundo ndetse inkuru ifite ibintu byinshi bihuriyeho cyangwa inkuru yamereza nguhereze. Ahangaha ni hamwe umwe yambitswe impeta arayisubiza, undi yambika impeta nawe arayisubizwa. None ni inkuru y'urukundo hagati y'ibyamamare bibiri bitandukanye, umwe akaba mu Rwanda undi ndetse akaba haba hanze y'u Rwanda no mu diaspora. Kuri The Next TV niho ugiye kumvira no nkuru bwa mbere mu matwi yawe. Wowe utarakanda subscribe ndagusaba kugira ngo ubashe gukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru azigiye kandi amakuru uyabone mu ba mbere. Munezero ari wamenyekanye nka Bijoux muri filime ya Bamenya ndetse n'indi akina ica kuri televiziyo Rwanda, filime y'uruhererekane yitwa Stimade, ubwo akina ari nshuro cyangwa ari umugore wa Ndimbati yariye indimi, ubwo yabazwaga hagati ye niba n'uwo bita Lionel Senore haba hari urukundo rwihishe inyuma yabo. Yariye indimi yanga kubitangaza. Uno muhanzi Lionel cyangwa uno musore Lionel akaba atuye ku mugabane w'Uburayi. Ino ikaba ari imwe mu nkuru cyangwa ikaba ari imwe mu bintu biri gucicikana cyangwa biri kuvugwa hano mu myidagaduro no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkuru iri kuganisha ku rukundo rw'aba bantu babiri hagati y'umukinnyi w'amafilimi Bijoux hamwe n'uno muhanzi Lionel ukorera umuziki mu gihugu, ukorera umuziki ku mugabane w'Uburayi, akaba akora injyana za gakondo. Ni imwe mu nkuru cyangwa inkuru iri gutrendinga cyangwa iri kugarukwaho, iri kuvugwa cyane hano mu myidagaduro no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba bombi bakomeje kuryumaho ndetse ntago baremera cyangwa ngo babyerure ku karubanda ko baba bafitanye umubano cyangwa bafitanye urukundo rwihariye hagati yabo. Bakomeje kuryumaho, bakomeje guhisha ibanga ku mubano wabo cyangwa ku rukundo bafitanye. Mu kiganiro cya Bijoux yagiranye n'igitangazamakuru kimwe gikora no mu Rwanda, yabajijwe ku rukundo rwe n'uno muhanzi Lionel Senore, yanga kugira icyo abitangazaho cyangwa yanga kwiyerura. Muri make yigengesereye, yanga kugira ikintu abivugaho kuri aya makuru yari abajijwe. Bijoux ubwo yasubizaga yavuze ko akunda Lionel ariko yanze guhamya cyangwa gushyira ku karubanda cyangwa kuvuga niba yaba akunda urukundo rwihariye uno musore Lionel. Yanze kuvuga niba yaba amukunda urukundo rw'abasore n'inkumi ruganisha mu kubana. Bijoux ni umwe mu bantu bigengesere cyangwa banze kwiyerura niba hari umubano wihariye yaba afitanye n'uno musore Lionel. Amwe mu magambo Bijoux yashuje cyangwa yabwiye umunyamakuru ubwo yaramubajije kuri kino kibazo cya kuba hari umubano yaba afitanye hagati we na Lionel. Bijoux yagize ati: nibyo ndamukunda, ariko ibyo kuba dukundana urukundo rw'abasore n'inkumi byo byaba ari izindi nkuru ndende. Gusa ntago ngiye na Lionel turabanze. Ahangaha ni hamwe umuntu akubwira amagambo akirinda kuba yakwirura. Aha ni hamwe umuntu akubwira amagambo akirinda kuba yakwirura ndetse yigengesereye cyane ubwo yari ari kuvuga no magambo Bijoux. Umukinnyi wamenyekanye nka Bijoux muri filime ya Bamenya yirinze kugira icyo atangaza cyatuma twemeza cyangwa twerura tuvuga yuko yaba ari mu rukundo na Lionel, ariko bamwe mu bantu babagendera hafi cyangwa bahora hafi bo bari kwemeza yuko yaba ari umwe mu bantu bahaye umutima we Lionel cyangwa biyeguriye uno musore bitewe n'ukuntu bagaragara mu mafoto nk'aya ngaya muri kureba kuri The Next TV. Bakaba bamwe bemeza yuko baba bari mu rukundo n'uno muhanzi Lionel Senore, ariko twebwe ubwo Bijoux yagiranaga ikiganiro cy'inyamakuru kimwe yanze kwirura cyangwa yanze guhamya niba yaba ari mu rukundo hamwe n'uno muhanzi Lionel. Mu minsi ishize ku itariki 10 Kamena mu 2011 nibwo Bijoux yaje cyangwa ubutumwa bwe bwaje gusakara ku mbuga nkoranyambaga, ubutumwa bwa voice note ubwo yavugaga amagambo agaragaza ko yaba ari mu munyenga cyangwa yaba ari mu rukundo hamwe n'umuhanzi. N'ubu butumwa bwagaragajwe na bamwe mu nshuti ze, akaba yari yabwohereje mu inshuti ziwe bukabasha kujya hanze. N'umwe mu butumwa bwagaragazaga amagambo cyangwa bwavugaga ko yaba ari mu munyenga n'uno muhanzi urimba injyana gakondo. Bamwe bakaba ari cyo kintu bahise bashingira, ariko Bijoux ubwo yari kumwe n'abanyamakuru we yaje kubihakana. Amwe mu magambo Bijoux yavugaga cyangwa amwe mu magambo yabwiraga uno mukunzi we muri ubutumwa bwabashije kujya hanze, yavugaga amwe mu magambo agira ati: gukundana ntacyo bimaze, ariko igifite akamaro cyangwa icyaba gifite icyo kimariye no kuba nkunda nanjye ngakunda. Senore ndagukunda cyane.
Bijoux ubwo yabazwaga cyangwa ubwo yahatwaga ibibazo n'uno munyamakuru yaje kuvuga ko aya magambo yuzuye imitoma yavugaga cyangwa aya magambo yabwiraga uyu musore, yaje gusubiza ko aya magambo nta yindi mpamvu ikomeye cyangwa nta kindi kintu cyatumye asohoka, byaba baramubeshyeraga. Ariko se nk'uko ubibona ku mafoto uri kubona Bijoux baramubeshyeraga ko aya magambo yaba atari ijwi ryiwe, n'aya magambo ya Bijoux yavugaga cyangwa aya magambo yateraga imitoma atera n'umusore bita Lionel. Ubwo twatangiraga inkuru yacu twabwiye ko hagati y'uno musore n'inkumi, ubwo ndi kuvuga Bijoux na Lionel, hagati yabo baba barakoze ikintu bita nk'aho umwe yaba yarambitswe impeta akaza kuyisubiza, undi akambika impeta akaza kuyisubiza. Nyuma y'uko Bijoux aheruka gusubiza impeta umusore bari bemeranyijwe kurushinga cyangwa bari bemeranyije kubana hagati yabo, umwe akaba umugore we undi akaba umugabo we. Ariko Bijoux ni umwe mu bantu mu minsi ishize yaje gusubiza impeta uwari warayimwambitse. Bijoux akaba yarambitswe impeta muri Kanama mu 2020, nibwo Bijoux yambitswe impeta hamwe n'umusore witwa Bijoux Benjamin, biteguraga kurushingwa cyangwa biteguraga kubana. Gusa biza kurangira bidakunze kubana hagati y'uyu Bijoux hamwe n'umusore bita Bijoux Benjamin, kuko Bijoux yaje kumusubiza impeta yari yaramwambitse. Bijoux ubwo yari akiri kumwe n'umunyamakuru yakomeje kumuhata ibibazo cyangwa akomeza kumubaza ibibazo, yaje kumubaza niba ikintu cyatumye asubiza impeta Benjamin wari waramwambitse impeta bari baremeranyije kubana. Bijoux yaje gusubiza yuko hari ibintu cyangwa hari impamvu zatumye badakomeza, cyangwa hari ibintu yasanze uno musore atujuje. Uribaza byaba ari nk'ibiki? Bijoux we yaje gutangaza yuko hari ibintu uno musore atujuje cyangwa hari ibintu batari guhuraho cyangwa ibintu batari kumvikana. Abatazi Lionel cyangwa uno muhanzi twatangiye tubabwira waba uri mu rukundo hamwe n'uno mukinnyi w'amafilimi bita Bijoux, n'umuhanzi Lionel Sentore yatangiye kuvugwa mu nkuru z'urukundo cyangwa mu nkuru z'urukundo hamwe na kino cyamare gikina sinema mu Rwanda bita Bijoux. Mu gihe uyu musore uririmba injyana cyangwa uririmba umuziki wa gakondo yaraherutse nawe kwambika impeta n'inkumi yitwa Mahoro Nasi. Amakuru agera kuri The Next TV nuko uyu muhungu cyangwa uyu musore Lionel Sentore nawe akaba yari yarambitse impeta uyu mukobwa Mahoro, ariko nawe haje kubaho ikintu bita gusubizanya. Uyu mukobwa Mahoro nawe akaba yaraje gusubiza impeta uyu muhanzi Lionel, nk'uko Bijoux nawe yaje gusubiza impeta Benjamin wari warayimwambitse. Uyu mukobwa wari warambitswe impeta na Lionel akaba ari umwe mu bantu bamenyekanye cyangwa batangiye kuvugwa cyane ubwo yiyamamarizaga mu irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2014. No mukobwa Mahoro akaba yari yarambitswe ino mpeta cyangwa akaba yari yaragaragarijwe urukundo hagati mu mwaka wa 2020, akaba yari yarambikiwe ino mpeta mu gihugu cy'Ububiligi. Kuva no muhanzi uririmba injyana ya gakondo bita Lionel yarambitse ino mpeta, nta magambo menshi cyangwa nta bintu byinshi byongeye kuvugwa hagati yiwe n'uno mukobwa Mahoro, kuko ibintu byabo byaje gusa nkaho bigendera hasi cyangwa biza gusa nkaho bicika, kuko nta bintu bindi byinshi byakomeje kuvugwa hagati y'aba babiri. Baba baratandukanye imbere yawo cyangwa bamwe bakaba nk'uko bagiye babivuga ko byaba ari iby'amafoto baba bari gutwika hagati mu mwaka wa 2020. Uno mukobwa Mahoro uno akaba nk'uko nababwiye yari yaritabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2014. Urukundo rwa Bijoux na Lionel nubwo batari kuruhamya, ariko ni rumwe mu zimaze iminsi zivugisha cyane abantu mu myidagaduro hano mu gihugu cyacu Rwanda, bitewe n'amafoto ari kugaragara hanze bari kumwe, amafoto agaragaza urukundo cyangwa kwitananaho hagati yabo. Nubwo Bijoux yaje gusubiza impeta uwayimwambitse, se twakwibaza abangaba nabo bazambikana impeta cyangwa bateganya kwambikana impeta nubwo batarabishyira ibyabo ku karubanda. Bijoux we uzwi nka Munezero Aline yavuze ko hari ibintu bitahuraga hagati yabo. Kuri The Next TV ahangahe niho ugomba kujya umenyera amakuru meza kandi amakuru yizewe. Wowe utarakanda subscribe ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yizewe kandi amakuru azigiye. Ko maze kubimenyera The Next TV, iyo inkuru yacu maze kurangira ibereka amafoto y'ibyo yabagezagaho bimwe na bimwe, mukabasha kugira namwe icyo mubasha kuba mwavanamo hagati. Muri ino nkuru yacu ya Munezero Aline yamenyekanye nka Bijoux hamwe n'umuhanzi urimba injyana gakondo uba ku mugabane w'Uburayi uzwi nka Sentore, tukaba tugiye kubereka amwe mu mafoto yabo y'urukundo ari kujya hanze, bigatuma bino bintu biri kwibazwaho cyane. None kuri The Next TV